nzagushima ibihe byose nguhimbaze Yesu Kristo nzagushima ibihe byose nguhimbaze urukundo rwawe ni rwiza amahoro yawe ni meza ibyo ukora byose ni byiza Yesu Kristo nzagushima ibihe byose nguhimbaze umutima wanjye uzagushima ibindimo byose biguhimbaze nubwo zaba zikomeye zite urukundo n'imbabazi yawe bihoraho nubwo umuraba ukomeye ute nubwo intare zatontoma zite urukundo n'umurava yawe bihoraho nzakomeza urugendo nubwo rwose rukomeye nziringira ko turi kumwe kandi wowe ushobora byose urukundo rwawe ni rwiza amahoro yawe ni meza ibyo ukora byose ni byiza Yesu Kristo nzagushima ibihe byose nguhimbaze impagarika umutima wanjye kenshi nibagirwa mwamunkunda urukundo n'imbabazi yawe bihoraho iherezo ry'urugendo rwanjye sishidikanya ko ari ryiza isezerano ryawe wampaye uzarisohoza nzakomeza urugendo nubwo rwose rukomeye nziringira ko turi kumwe kandi wowe ushobora byose urukundo rwawe ni rwiza amahoro yawe ni meza ibyo ukora byose ni byiza Yesu Kristo nzagushima ibihe byose nguhimbaze umutima wanjye uzagushima ibindimo byose biguhimbaze bene data namwe bashiki bacu ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo namwe mwese aho muri hose mudukurikiye ku muyoboro w'ikoranabuhanga nkaba nongeye gushimira Imana nk'uko ku cyumweru gishize twari twasabye Imana ko uyu munsi cyumweru gikurikiye icyashize Imana kubw'ubuntu bwayo zongere iduhe akanya kugira ngo dukomeze dusabane mu ijambo ry'ubugingo. Turacyari mu ijambo ry'Imana rivuga ngo izina ritangaje ry'Imana nzima, le nom merveilleux du Dieu vivant, the wonderful name of the living God. Ni ijambo ritaturambira kuko
byanditswe byose bihamiriza umwami wacu Yesu Kristo. Kumuhishurirwa nirwo rufunguzo rwo gusobanukirwa ijambo ryahanuwe, kuko ubuhanuzi bwose niwe bwahamirije, intumwa zose niwe zahamirije, kugeza na n'ubu abana b'Imana b'ukuri niwe bizera, kuko bizera ubuhamya bw'uko Yesu Kristo ari Imana. Turafata akanya ko gusenga kugira ngo nyiri ijambo ubwe ahagarare hano atwishurire mu ijambo rye. Mwami wacu Yesu Kristo, mukiza w'ubuntu n'imbabazi, fasha akanya kugushimira mu gitondo cy'uyu munsi kuko duhaye kubaho, duhaye guhumeka umwuka w'abazima muri ibi bihe bikomeye. Mwami, isi inyeganyejwe, ariko abubatse ku rutare, abubatse Mwami mu ijambo ry'ukuri, abizera Imana imitima yabo irashikamye. Nkaba ngushimira kubw'amahoro yawe waduhaye, nkaba ngushimira kubw'ubuzima uduhaye, nkaba ngushimira kubw'imitima ikunze uduhaye, cyane cyane kubw'irembo udukinguriye kugira ngo duhamirize ijambo ryawe. Ijambo ryawe Mwami niryo ryonyine rinezeza imitima y'abana bawe, niryo riba igisubizo cy'abana bawe, niryo rikomeza imitima y'abana bawe. Ijambo ryawe niryo funguro ridutunga, ijambo ryawe ni umucyo tumurikira Mwami wacu Yesu Kristo. Ijambo ryawe ryo riduha ihumure, ijambo ryawe nibwo bwenge nyakuri, ijambo ryawe Mwami rizahoraho, si n'ijuru bizashira, ariko ijambo ryawe rizahoraho iteka ryose. Ndakwinginze Mwami w'abami, uhagarare hano, hamiriza ijambo ryawe, kingurima amatwi y'abumva Mwami, cisha imitima bugufi y'abumvira ijambo. Uye buri wese mu bana bawe wakunze umugabane umukwiriye. Mwami, abakurikira ijambo bose ku muyoboro w'ikoranabuhanga bafite imitima ikunze, ubwawe wararitse ubaha umugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Turongera dusome mu Bafilipi 2 umurongo wa 5 kugeza ku wa 11. Turifashisha igifaransa ariko nanone dusobanure mu kinyarwanda. Abafilipi 2 umurongo wa 5 kugeza ku wa 11. Philippiens chapitre 2 verset 5 au verset 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Murongo wa 6. Existant en forme de Dieu. We wabanje kugira akamero k'Imana. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Tekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Au verset 7, murongo wa 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme. Murongo wa 7 mu Filipi 2. Ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, imuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye yuko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Continuons en français. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Ça, c'est le verset 8. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Umwami wacu Yesu Kristo awumugisha ijambo rye. Aha niho twakomeje kugarukaho mu kibwirizwa cy'ubushize, guhera ku murongo wa 5 kugeza kwa 8. Ijambo ry'Imana, mugaragu w'Imana Pawulo aragaragaza umwami wacu Yesu Kristo mu ishusho y'umuntu. Ku murongo wa 7 niho hano mu Gifaransa havuga ngo il a paru comme un vrai homme. We yafashe yiyambuye nk'uko twabibonye. We yari afite akamero k'Imana bitewe n'inshingano yari afite, bitewe na mission, ubutumwa bukomeye umwami wacu Yesu Kristo yari afite. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana 3:16 ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, Imana yakunze cyane abari mu isi, rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntapfe rubi, ahubwo azahabwe ubugingo budashira. Icyo cyari igikorwa cyangombwa. Byasabaga yuko Imana mwuka, Imana iyo mu mucyo utegerwa, Imana idashikirwa n'ubwenge bw'abantu, yiyambura, se dépouiller de sa grandeur, se dépouiller de sa majesté, sortir de sa forme spirituelle. En tant que Dieu, il est esprit. Imana mukamero kayo, Imana n'umwuka, Imana n'umwuka mukamero kayo. Imana ntabwo yari gusoza iyo misiyo yo kuducungura ku musaraba itabanje gusohokamo. Niyo hano mu Filipi 2:6, existant en forme de Dieu, il n'a pu garder son égalité avec Dieu comme il peut arracher. We yabanje kugira akamero k'Imana, ntabwo yakundiriye kugira gukomeza ubwo buhangange, niba ariko navuga iyo dimension, ubwo bugari bwayo, kubera ko kugira ngo Imana iducungure byasabye yuko ica bugufi kugira ngo igire igihagararo, ini dimension, igihagararo cyatuma abantu bayegera. Ibyo nta kundi byari gushoboka keretse Imana yambaye umubiri, twarabibonye. Niyo mpamvu Mariya yateguwe, niyo mpamvu uwo mugore yateguwe, uwo mwari yateguwe. Imana ibyo yavugiye mu kanwa ka Yesaya igice cya 7 umurongo wa 14 ngo dore Uwiteka azabera ikimenyetso, umwana azasama inda. Yesaya igice cya 9 umurongo wa 5 ngo dore umwana w'umuhungu azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Iryo jambo ryahanuwe imyaka irenga 700 Mariya atarasama nk'uko ijuru ryabitegetse. Imana iyo itangaje ijambo ryayo irarisoza. Kukigarutse mu Filipi 2:5 nako 2 guhera ku murongo wa 5 kugeza kwa 11, guhera ku murongo wa 5 kugeza kwa 8, ijambo ry'Imana riratwereka Yesu Kristo mu ishusho y'umugaragu, mu ishusho y'umuntu. Ku murongo wa 7 ikavuga ngo yabaye, il a paru comme un vrai homme, yabaye umuntu nyamuntu. Bivuze ngo Yesu Kristo, Yesu yari umuntu nyamuntu. Ariko Yesu uyu munsi turabitindaho, niwe wabaye Kristo. Kristo bisobanura uwasizwe, Kristo bisobanura umwami. Niyo mpamvu hano ku murongo wa 5 kugeza kwa 8 mu Filipi 2 ijambo ry'Imana riratwereka uyu mwami
iyi Mana yambaye umubiri igira ishusho y'umugaragu, kubera ko atake serviteur yagomba gusohoza ubutumwa uko ijambo ryabutegetse, uko ubuhanuzi bwabutegetse. Nta wundi wari kumusimbura, nta marayika wari kubishobora, nta wundi muntu wari kubishobora, nta wundi muhanuzi wari kubishobora. Uwagombaga kwambara uyu mubiri akagira ishusho y'umugaragu, akababazwa, akambara urugori rw'amahwa, agacirwa mu maso, agakubitwa, akabambwa, nta wundi ni Yesu. Uwo mugaragu yaragandutse ngo aragenda. Mu Rwanda uravuga ngo iseti miliyoni w'imene ubwe yemera guca bugufi, soranda obeyisa jusqu'à la mort, yemera kumvira kugeza ku musaraba, même jusqu'à la mort de la croix, kugeza ku rupfu rwo ku musaraba. Ijambo ry'ubuhanuzi riravuga ngo havumwe umanitswe ku giti, no kuvuga ngo Yesu yaravumwe, umuvumo wose watewe n'icyaha Yesu Kristo yarawiranguje, kugira ngo umugisha wose uzanwa no kwizera abana b'Imana tuwuhabwe. Ngize gutya izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rihimbazwe. Niwe wenyine wari gushobora iyo misiyo. Moise ntiyari kuyishobora, Eliya ntiyari kuyishobora, Elisa ntiyari kuyishobora, abahanuzi bose ntibari kuyishobora, nta muntu umukozi w'Imana wundi wari kuyishobora. Niwe mugaragu wenyine wari ufite izo nshingano zo gucungura. Niyo mpamvu yemeye kureka akiyambura ubwo bumana, akambara ishusho y'umugaragu, akubaha, akagera ku musaraba. Niyo mpamvu uyu munsi agakiza mu izina rya Yesu Kristo gashoboka, nuko yabambwe akaducungura. Nkaba mvuze ngo Uwiteka Imana aho umugisha uwizera Yesu Kristo wese, kuko niko ijambo ryabiteganije. Amaze kumvira akwiye kwizerwa. Pawulo arahamiriza ku murongo wa 9. C'est pourquoi, c'est au verset 9, Philippiens 2. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Niyo mpamvu Imana yamuzamuye mu buryo bukomeye. Niyo mpamvu umurongo wa 9 nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Sinzi ko ari ugushyira hejuru cyane, souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Imana irigenga, Dieu est souverain. Imana yamuzamuye mu buryo ubwayo yafashe icyemezo. Elle lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Imuha izina riri hejuru y'izina iryo ari ryo ryose. Imuha izina kugira ngo aravuze ngo ikamuha izina risumba yandi mazina yose. Nibyo. Elle lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Imuha izina riruta izina iryo ari ryo ryose ryabaho. Enfin, au verset 10, qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Kugira ngo mu izina rya Yesu ivi ryose ripfukame dans les cieux n'ijuru, sur la terre et sous la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Ibyo bisobanuye iki? Dans les cieux, il s'agit des anges. Les anges doivent l'adorer en tant que Seigneur Dieu. Dans les cieux. Sur la terre, il s'agit des hommes. Abantu bagomba kwatura yuko Yesu Kristo ari umwami. Sur la terre, il s'agit des démons. N'amadayimoni agomba gutrembla. Niko yabwiye abafarisayo n'abasadukayo. Bamwitaga Belizebuli, ariko bahuye nawe baravuga ngo durego kuruwera w'Imana uja kuturimbura igihe kitaragera.
ukuvuga ngo n'amadayimoni yo mu gihe abanyamadini batazi ko Yesu ari Imana, amadayimoni yo arabimenya. Dans les cieux il s'agit des anges, sur la terre il s'agit des hommes, sur la terre il s'agit des démons. Kama mbatangarije yuko mu ijuru rizi ko Yesu ari umwami, niyo mpamvu abamarayika babwiye abashumba nk'uko twabibonye muri Luka 2:11 ngo mu murwa wa Dawidi umukiza yabavukiye ari we Kristo umwami, qui est Christ le Seigneur. Mu nyumve neza umurongo wa 10, afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mu kinyarwanda ngo kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa y'ibyo mu isi cyangwa y'ibyo munsi y'isi. Ibi cyo bisobanura maze kukivuga ni ukuvuga ngo dans les cieux les anges l'adorent, sur la terre les hommes doivent l'adorer, et sous la terre les démons le savent. Abadayimoni arabizi mu gihe abadahishurirwa abari mu ngoyi z'inyigisho z'ibinyoma bo bamwita yuko harimo persona wa kabiri, ariko Satani n'abagaragu be n'amadayimoni bazi ko ari Imana. Niyo mpamvu bahuye nawe bagatinda umushitsi ngo kujya kutwica igihe kitaragera. Au verset 11 il est écrit: et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Kandi indimi zose zature yuko Yesu ari umwami kubw'icyubahiro cy'Imana. Imana iduhane umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turakomeza dusoma mu Byakozwe n'Intumwa 2:21 mu itorero rya mbere ryashinzwe na Yesu Kristo ubwe kubw'intumwa ze yahamagaye, nk'uko yabyivugiye muri Mateyo 16 ngo nzubaka itorero ryanjye kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Abagaragu b'Imana bakimara guhamagarwa, umugeni wa Kristo agitangira guhamagarwa, itorero ry'umugeni cyavukiye Yerusalemu. Izi ntumwa zahamirizaga yuko uwo Yesu umuntu ari Kristo, nk'uko nayo yahamirije n'ijambo ry'Imana ryabitweretse. N'ubu ijambo imaze kubitwereka, irapari comme un vrai homme, yari umuntu umunyanazareti, ku buryo n'abanyamadini bavugaga ngo nase turamuzi, ngo na nyina turamuzi, ngo n'umubaji, ngo none arimo aravuga ngo ujyane na data turi umwe. Ariko ubwo iryo nibanga. Icyo nshimira Imana nuko uko yari yishuriye itorero rya mbere niko yari yishuriye n'itorero rya nyuma ari ryo turimo, tukaba tubishimira Imana. Iyo dusomye mu Byakozwe n'Intumwa 2 umurongo 21, Ibyakozwe n'Intumwa 2 umurongo wa 21 haranditswe ngo kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En Luc 2 verset 11 il est écrit: il vous est né dans la ville de David un sauveur qui est Christ le Seigneur. Uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Hano mu Kinyarwanda le Seigneur bamwise Uwiteka kandi nibyo yawe. Uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Niyo mpamvu kurimenya ari ngombwa, kuko nta rindi zina wakwambaza ngo ukizwe. Waba wibeshya utarimenye uburi hanze y'urugo. 22 kugeza kuri 24 Ibyakozwe n'Intumwa 2. Hari tumaze gusoma umurongo wa 21, noneho dusome 22 kugeza kuri 24. Homme israélite 22 kugeza kuri 24.
yemwe bagabo b'Isirayeli mwe, nimwumve aya magambo. Yesu w'i Nazareti, haleluya, Yesu w'i Nazareti uyu ni umuntu. Niwe mu Afilipi batubwiye ngo yari umuntu nyamuntu. Yesu w'i Nazareti, umuntu ufite adresse, ufite abarizwa. Niba hari n'amakarita y'ibyangombwa yari afite ikimuranga. Yesu w'i Nazareti rwose, nange ndabyemeza kuko ijambo ryabyemeze, yagaragaye yari umuntu nyamuntu. Mwumva ubuhamya bw'intumwa. Uyu ni Petero ubwiriza. Yemwe bagabo b'Isirayeli mwe, iki ni ikibwirizo cya mbere Paulo arimo kubwiriza Pentekote imaze kuba, kubera ko byakozwe n'intumwa kabiri uhereye ku murongo wa mbere baratwereka uko isezerano ry'umwuka wera wagombaga kuza ryasohoye. Rimaze gusohora, ijambo niryo ryubaka itorero. La première prédication dans l'église du Dieu vivant, ikibwirizo cya mbere mu itorero ry'Imana nzima. Ubwabo bw'Imana Paulo afite imfunguzo z'ijuru, ntabwo imfunguzo rifite portail nk'igipango. Imfunguzo z'ijuru ni ijambo, ni uguhishurirwa, ni ukubona Yesu Kristo mu ijambo rye. Yari azifite, arimo kuzikoresha. 22. Yemwe bagabo ba Isirayeli mwe, nimwumve aya magambo. Yesu w'i Nazareti, uyu ni umuntu. Wa muntu, voilà, wa muntu Imana yabamirishije imirimo ikomeye. Yesu w'i Nazareti, wa muntu Imana yabamirishije imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso. Ibyo yamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu. Uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigambiriye, haleluya, n'umuntu. Ibimenye bitari byaba, mwamubambishije amaboko y'abagome, muramwica. Ariko muri 24, ariko Imana yaramuzuye, iboye umubabaro uterwa n'urupfu, kuko bitashoboka ku rupfu akomezwa narwo. Nous lisons aussi en français. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Cet homme, il avait été prophétisé par tous les prophètes qu'il va naître selon les Écritures, mourir selon les Écritures, c'est-à-dire être crucifié, ressuscité selon les Écritures. Nibyo umuntu yagomba guseruka nk'uko ibyanditswe byabiteganije. 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce que il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Ati uwo muntu ntabwo Imana nk'uko yari kubambwa, nta nubwo Imana ariyo yapfuye, ariko umubiri we mu maraso ye y'uwo mubiri, dans les veines qui étaient dans le corps de Jésus, coulait le sang de Dieu lui-même. Mumitsi yari muri wa mubiri, Mana yambaye umubiri, hatembaga amaraso y'Imana ubwayo. Ntabwo ari amaraso y'Umuyahudi, aya, ntabwo ari amaraso y'umuzungu, aya, c'est le sang de Dieu, ni amaraso y'Imana.
ibyo tubisoma hano mu byakozwe n'intumwa igice cya 28 murongo wa 20. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 20 murongo wa 28. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 28. Turasoma. Mwirinde ubwanyu. Paulo yasezeraga abasaza b'itorero rya Efeso. Mwirinde ubwanyu. Murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashiriyeho kuba barenzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Acte 20 au verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Mu Kinyarwanda bavuze ngo muragire itorero ry'Imana yaguze amaraso yayo, ariko mu Gifaransa baratsindagiye baravuze ngo qu'il s'est acquise par son propre sang, yaguze amaraso yayo bwite. Haleluya! No ukuvuga ngo mu mitsi, dans les veines, mu mitsi. Nk'uko umuntu ajya kwa muganga kugira ngo bamupime bagafata amaraso, cyangwa wagira ngo atanga amaraso yo gutabara imbabare, bamanza kumufata amaraso bakayapima bakareba ko afite ubuziranenge. Niba ari amaraso afite ubuziranenge, muri ayo maraso niho honyine les chemins de ce sang de Dieu, ibigize ayo maraso y'Imana bifite ububasha bwo kwanagura icyaha. Haleluya! Niyo mpamvu ayo maraso ntameze nka yacu. Noneho wavuga ibyo bigenda gute? Iyo wizeye Yesu Kristo ko yakumanikiwe akagucungura, ukamwizera, ubihawe n'Imana, umwishuriwe, wamubonye, ayo maraso na n'ubu aracyavuga, avuga ari ku ruhande rw'umunyabyaha. Ndasubiramo nk'uko Paulo umugaragu w'Imana yabivuze, yabihawe nande? Yari afite ubwo bubasha kuko n'Imana yamutumye, yagomba kumwishurira ubwiru. Paulo aratangaje ngo muragire ubushyo bw'Imana. Prenez donc garde à vous-même. Mwirinde ubwanyu. Mwirinde n'ubushyo Imana yabaragije, umwuka wera yabashinze, pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang, kugira ngo muragire ubushyo bw'Imana yacunguje amaraso yayo bwite, qu'il s'est acquise par son propre sang. Kama nangaje nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga yuko Yesu Kristo atari umuyeburayo. Yesu ntabwo ari umuyeburayo, kubera ko isano nkomoko igaragara mu maraso. Iyo bagiye gupima ibyo bita ADN, isano nkomoko ye n'Imana yambaye umubiri. Niyo mpamvu ntabwo twizera umuyeburayo, ntabwo twizera umuyahudi, twizera Imana yagaragaye muri Yesu Kristo. Ibyo abanyumva mwese mubyumve, ntabwo turi mu bukoroni bw'abayahudi by'abaheburayo. Niyo mpamvu nta nubwo bamumenye, ariko amahanga Imana yamwishuriye aramubona. Umwami wacu Yesu Kristo aduhane umugisha. Hano mu Byakozwe n'Intumwa 2 aho twari tugeze ku murongo 24, ariko mfite umwanya uzakomeza usome
genda ajya ku murongo wa 36. Iki ni ikibwirizwa cyarakomeje. Pawulo ageze ku murongo wa 36 atangaza le point culminant de la révélation, agasongera ko guhishurirwa ku byerekeye kumenya izina, ku byerekeye kumenya Imana. Ibyakozwe n'intumwa 2:36. Nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose bamenye badashidikanya yuko Yesu wo, nkuko ibyanditswe byabitweretse ngo uwo muntu amugarutseho. Nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose bamenye badashidikanya yuko Yesu wo mwabambye, Imana yamugize umwami na Kristo, agarutse ku cyo abamarayika batangarije abungere ku mugaragaro ku munsi wa Pentekote. Arababwira ati, wa Munyanazareti mwita mwene Yosefu, wa Munyanazareti mwita mwene Yosefu, musuzugura, mwita umwana w'umubaji, mwita umwana utagira se, mwita umwana ko nyina yatwita ubukwe butaraba, uwo mukerensa, uwo musuzugura, uwo mwabambye ukamwica urupfu rubi. Petero ijuru rimaze gukinguka, yuzuye imbaraga z'umwuka wera, ahagaze mu butware Imana yamuhaye, afite imfunguzo, arimo gukingura kugira ngo abantu binjire mu bwami. Ahita atangaza ku mugaragaro ngo uwo mwishe mwabambye, Imana yamugize umwami na Kristo. Que toute la maison d'Israël, c'est le verset 36, chapitre 2, en Actes des Apôtres. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, inzu yose ya Isirayeli imenye nta gushidikanya. Voilà Dieu, icyubahiro n'icy'Uwiteka. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Inzu yose ya Isirayeli imenye neza nta gushidikanya kw'Imana wa muntu mwabambye yamugize umwami na Kristo. Nkuko nabibabwiye n'ubu nabitangiriyeho, abamarayika babwiye abungere ngo mu murwa wa Dawidi umukiza yabavukiye ari we Kristo umwami. Ariko marayika Gaburiyeli abwira Mariya, ndetse aje no kuyamiriza kuri Yosefu, yaravuze ngo muzamwita Yesu. Uwo Yesu uko tumubona ari mu Filipi 2:5 kweza kwa mirongo Abafilipi 2:5 kweza ku 8. N'umuntu wambaye ishusho y'umugaragu, wubashe, agenda agera ku musaraba arabambwa. Ariko guhera ku murongo wa 9 kweza kwa 11 batubwira ko uwo ya Imana yamuzamuye ikamuha izina riruta ayandi. Nibyo Petero agarutseho mu Byakozwe n'intumwa 2:36. Que toute la maison d'Israël, ndagira ngo inzu yose ya Isirayeli, sache donc avec certitude, bamenye neza nta gushidikanya, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Kw'Imana yagize umwami na Kristo, uwo Yesu, uwo Munyanazareti mwasuzuguye, mukambika ikamba ry'amahwa, mukamucira urwa mu maso. Mumenye ko Imana la souverainement élevée, Dieu la souverainement élevée, Imana yaramuzamuye mu buryo bwubashywe, kandi Imana yamugize umwami na Kristo. Natwe itorero ry'Imana nzima, natwe abagaragu b'Imana nzima, nibyo duhamiriza, niwe mwami na Kristo. Biba bivuze ngo niwe Mana, kuko ntabwo hari abami babiri. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Kubera ko hari n'abandi bitwaga Yesu ariko babyiswe n'amazina yabo,
ati wa wundi mwabambye Imana yamugize umwami na Kristo. C'est ça l'évangile de Jérusalem. Ubwo nibwo butumwa bw'i Yerusalemu. Wa wundi mwabambye ntago ari umupersona wa kabiri, wa wundi mwabambye ntago ari umuhanuzi nka Mose, wa wundi mwabambye ntameze nka Eliya, wa wundi mwabambye atandukanye na Yohana Batista, ahubwo abo bose n'abagaragu we niwe bahamiriza, abo bose niwe bahamiriza. Ibyo biri mu byahishuriwe Yohana. Mbyesho Yohana 22. Ntabwo angana nabo. Apocalypse 22:16. Ntabwo angana nabo, niwe bakorera, niwe bahamiriza. Mbyesho Yohana 22. Umurongo wa 6 n'umurongo wa 16 tubihuze twumve ko Yesu ntabwo ari umuhanuzi nkuko bamwe babyigisha usanzwe, ahubwo we ni Imana y'abahanuzi. Byahishuriwe Yohana 22 umurongo wa 6 n'uwa 16. Arambwira ati aya magambo nayo kwizerwa n'ay'ukuri, kandi umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo ibikwiriye kubaho vuba. Ndetse umurongo hano, umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo ibikwiriye kubaho. Umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo. Aho ni umurongo wa 6 byahishuriwe Yohana 22 umurongo wa 6. Noneho umurongo wa 16, jewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero. Umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo. C'est Apocalypse 22 verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange. Maintenant, au verset 16, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Maintenant, sur base de ces 2 versets, Jésus, c'est lui, le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Il est écrit au verset 6. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange. Au verset 16, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Partant de ces 2 versets, nous déclarons, comme cela est bien clair, que Jésus c'est lui, le Dieu des esprits des prophètes. Umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo. Uwo ni umurongo wa 6. Jewe Yesu ntumye marayika wanjye. Uwo ni umurongo wa 16. Bivuze ko uvuze ngo jewe Yesu niwo mwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi. Nibyo yaragaragaye mu bukozi ahamiriza ijambo nk'umuhanuzi, yaragaragaye. Ariko ntabwo areshya na Musa, ntameze nka Musa, oya, ntabwo ameze nka Eliya, ahubwo niwe utegeka imyuka y'abahanuzi, niwe ubakoresha. Nk'uko ibyahishuriwe n'igihe cye cya mbere umurongo wa 16, ijambo ry'Imana ritubwira ngo afite inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo. Turasoma ibyahishuriwe hano igice cya mbere umurongo wa 16. Mu kuboko kwe kw'iburyo
yari afashe inyenyeri indwi mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Mu maso ye hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Iri ni iyerekwa rya Yohana ari mu kirwa cy'Ipatimo 17. Mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka kandi nduhoraho. Cyakora ndaye narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Umurongo wa 20. N'ubwiru bw'inyenyeri ndwi izumbonanye mu kuboko kwanjye kw'iburyo, n'iby'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Dore izo nyenyeri ndwi nizo bamarayika b'amatorero 7, naho ibitereko by'amatabaza 7 byo nibyo matorero 7. Ibi birerekana ibihe itorero ryaciyemo, ariko icyo nashaka kubereka nuko we izi nyenyeri afite ni intumwa z'ayo matorero. We niwe ufite abagaragu be mu kuboko kw'iburyo, akaba afite mu kanwa ke inkota isohoka mityaye ari ryo jambo. Ntabwo twamugereranya n'abafite mu kiganza, ahubwo niwe Mana yabo, niwe ubayobora. Uku niko kwizera itorero rya mbere ryari rifite. Twari tugeze ku Byakozwe n'Intumwa. Paulo Petero ageze ahantu hakomeye cyane ku murongo wa 36 igice cya 2. Arerura yerekana yuko uwo muntu babambye ntago bindambira, nuko bo mu muryango w'Isirayeli bose bamenye badashidikanya ko Yesu wo mwabambye Imana yamugize umwami na Kristo. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Nous lisons au verset 37 jusqu'au verset 41. Turasoma ku murongo wa 37 hano mu Byakozwe n'Intumwa 2:37 kugereza kuri 4. Aho Petero yari ahagaze imbere kuko yari amaze kubivuga, ameze nk'umushinjacyaha, abemeje ko bamubambye. Ubundi atari Imana iri ku murimo, hakurikiraho kwiregura, ariko ntabwo hakurikiyeho kwiregura kuko Imana yari ifite intore zabo. Muri abo bumva mwese abanyumva mutega amatwi cyakurikiyeho. Byakozwe n'Intumwa 2:37 kugeza kuri 41. Abo bantu bose, abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima. Kuki ibyo bacumise mu mitima? Ni ukubera ko babyemera ko bamubambye, kandi bari bategereje Mesiya. Nkuko wa Musamariyakazi yavuze ngo dutegereje Mesiya. Iyo babwiye ngo Imana yamugize umwami na Kristo, Abayobora barabyumva. Kristo n'uwasizwe bivuze ko ari Mesiya. Bahita babona ko babambye umwami w'abami, babambye Mesiya, kandi byari ngombwa ko apfa kugira ngo amaraso ameneke, kuko amaraso atavuye nta kubabarirwa ibyaha. Nkuko twabyumvise, uwo muntu yatanzwe nk'uko imigambi y'Imana yari yabiteganije. Abo bantu babyumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Mbese tugire dute? Acte 2 verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mes frères, que ferons-nous? Niko kuvuga ngo ko twakoze amahano. Ijambo rikaba ryerekanye ku mugaragaro kuri ya muntu Yesu w'i Nazareti ari w'Imana yagize umwami na Kristo. Biraturangiranye se tugire dute? Bagabo bene data, tugire dute?
igisubizo ku murongo wa 38. Petero arabasubiza ati nimwihane, nimwihane, umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa iyi mpano y'Umwuka Wera. Ntabwo ari mu izina rya Yesu gusa, ntabwo ari mu izina rya Yesu Kristo, rya Kristo gusa, ni mu izina, ni mwihane, umuntu wese abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu. 39. Kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Ndashimira Imana ko muri abo bari kure bahamagawe n'Umwami Imana hari bene data n'abagiki bacu, nanjye ndimo barimo. Isezerano ni iry'intumwa za mbere n'izindi ntore zizagenda zihamagarwa kugeza no muri iki gihe cy'iherezo. Habonetse abana b'Imana bahishurirwa iryo zina, bararyizera, babatizwa mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, babarirwa ibyaha, buzuza Umwuka Wera, kuko isezerano ryabaye uruhererekane natwe ritugeraho. Uwiteka aduhane umugisha. Mirongo ine. Nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi, arabahugura ati mwikiza b'iki gihe biyobagiza. 41. Nuko abemeye amagambo ye barabatizwa, ariko babatijwe nk'uko ijambo ryabategetse. Mwihane, buri muntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone kubabarirwa ibyaha. 41. Nuko abemeye amagambo ye barabatizwa, abongewe kubizera kubasanzwe kuri uwo munsi baba nk'ibihumbi 3. Mwumva uwo musaruro w'ikibwirizwa cya mbere mu itorero ry'intumwa za mbere, 3,000. Wabaza uti abantu 3,000 babatijwe n'abantu bangahe? Ibyo ngibyo n'ubibimbaza. Ndi izera iki ijambo rivuze, ryavuzwe, ibyanditswe n'ibyo byabaye. Ese iryo zina na n'ubu ryarahishuwe, iryo zina na n'ubu ryarahishuwe, iryo zina na n'ubu rirabwirizwa, iryo zina na n'ubu ririzerwa, iryo zina mu itorero ry'umugeni wa Kristo niryo ribatizwamo, niryo kuko ryarahishuwe. Kuko iyo umuntu abatijwe mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera, Data ntabwo ari izina, ariko Data yambaye umubiri, ijambo ryarabisobanuye, yitwa Yesu Kristo. Mwana ntabwo ari izina, nuko Imana kugira ngo yambare umubiri byasabye yuko havuka umwana. N'iry'Umwuka Wera, nuko uwo Mwuka Wera kugira ngo itorero ribeho yagombaga kukuza n'ibikorwa. Ce sont des attributs. Niyo mpamvu iyo dusomye mu Efeso 4, Abefeso 4, umurongo wa 5, twamaze kubona ko Imana yagize umwami na Kristo, uwo Yesu w'i Nazareti. Iyo tugiye muri Ephésiens chapitre 4 verset 5. Ephésiens chapitre 4 verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Oh, verset 6. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Ephésiens, Abanyefeso 4, umurongo wa 5 n'uwa 6. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe
hariho Imana imwe ariyo data wa twese udusumba twese uri hagati yacu twese kandi uturimo twese. hariho umwami umwe n'ukwizera kumwe, kandi ijambo rimaze kutubwira ngo uwo Yesu w'i Nazareti mwabambye Imana yamugize umwami na Kristo. none ijambo ribwiye Abefeso ngo ntabwo hari abami babiri, uretse no kuba batatu nta n'abami babiri bariho. niba hari Imana yaramugize umwami na Kristo, ndumva umunezero usabye. niba Imana yaragize uwo Yesu umwami na Kristo, ijambo rikaba rivuze ngo hari umwami umwe, ni ukuvuga ngo byanga byakunda uwo Yesu Kristo niwe mwami wenyine. Haleluya, niwe mwami wenyine. hari umwami umwe, hari ukwizera kumwe, hari umubatizo umwe. uwo mwami umwe ni Yesu Kristo. uko kwizera kumwe, hari umwami umwe, hari ukwizera kumwe, hari Imana imwe, hari data umwe. Ephésiens 4 verset 5, il y a un seul Seigneur. hari umwami umwe, hari umwami umwe ariwo Yesu, kuko ariwo Yesu Kristo uko twabibonye. Imana yamugize umwami na Kristo, hari umwami umwe. Ninde? Ni Yesu Kristo. Une seule fois, il y a un seul Seigneur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Une seule fois, c'est-à-dire la foi en Jésus-Christ. Un seul baptême, c'est-à-dire le baptême au nom de Jésus-Christ. Un seul Dieu, c'est-à-dire ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Ceci me ramène à Ésaïe 9:5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il sera admirable, admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant. C'est lui, le roi de paix. Ce Père-là, c'est Jésus-Christ. Uyu hari umwami umwe. Efeso 4 soza ntongeze n'ugusubika. Efeso 4 murongo wa 5, hari umwami umwe niwe Yesu Kristo. no kwizera kumwe. ndavuga mu itorero ry'Imana nzima, mu mugeni wa Yesu Kristo, mu itorero intumwa itorero rya Yesu Kristo yashinze akoresheje intumwa za mbere, n'ubu riracyariho. ni muri iryo torero ry'umwimerere. Dans cette église apostolique hari umwami umwe ni Yesu Kristo, no kwizera kumwe ni ukwizera Yesu Kristo, n'umubatizo umwe ni ukubatizwa mu izina rya Yesu Kristo. hariho Imana imwe ni Yesu Kristo, ariwe data wa twese udusumba twese. en tant que Père, aradusumba twese, uri hagati yacu twese, kandi uturimo twese, nk'umwuka wera aturimo twese. Imana iduhane umugisha. nanjye soza ntangaje nka Petero ngo uwo muntu ugayitse, uwo mugaragu wambaye umubiri wabambwe, Imana yamugize umwami na Kristo. wowe unyumva, uko niko kwizera k'umwimerere. Uwiteka aduhane umugisha. iryo ni ryo zina riruta ayandi Imana yazamuye kugira ngo ari mu ijuru, ari ku isi no munsi y'isi, ururimi rwose rwature ko Yesu ari umwami, bivuze ko ari umwami Imana. Mu ijuru ni abamarayika, ku isi ni twebwe abantu, munsi y'isi n'amadayimoni. aho hose ngo ivi ryose ripfukame, kandi ururimi rwose rwature ko Yesu ari umwami, ngo Imana yubahwe. umwami Imana asuka umugisha utagabanije kubakirira ijambo atugaburiye, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amina. turasenga. ndagushimiye cyane Mana nzima, ndagushimiye cyane mwami wacu Yesu Kristo, kubw'umutsima mwiza w'ubugingo utumanyuriye. ndagushimira kubw'ameza waduteguriye, ndagushimira kubw'ijambo ryawe rizima rihishuwe ugaburiye abana bawe. mwami, njye ndi umuntu, ariko ijambo ryawe rirakomeye, nk'uko umuhanuzi yabivuze Yesaya, ntabwo rizagenda ubusa ridasoje ubushake bwawe. mwami, rizakugarukira, rizaguha umusaruro,
ni ngombwa nta shiti ko iri jambo rifite abo rigenewe kandi rigomba gusohoza muri bo ubushake bwawe. Sabiye umugisha imitima yakiriye iri jambo mwami, kugira ngo uyintore zawe aho ziri hose kurushaho kukumenya, abakuzi bagushikameho bakunambeho mwami, abatarakumenya babigenewe babiteguriwe ubishurire mwami, kuko ijambo ryawe rivuga ngo abo yamenye kera yarabatoranije, abo yatoranije mwami ni ngombwa yabaye kumumenya. Uwiteka Mana yacu umugisha abakiriye imbuto y'ijambo ryawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bene data namwe bashiki banjye, Imana ibahe umugisha mwese abakiriye ijambo ryayo, amen. Ijambo ry'Imana, mbere na mbere hariho ijambo ry'Imana, mbere na mbere hariho ijambo ry'Imana, mbere na mbere hariho ijambo ry'Imana, mbere na mbere ryariho ryahoranye n'Imana, kandi iryo jambo ryari Imana, niryo ryaremye byose nta na kimwe kivuyemo, niryo ryaremye umucyo mwiza. Ijambo ry'Imana niryo Mana ikomeye, ijambo ry'Imana niryo Mana ikomeye, ijambo ry'Imana niryo Mana ikomeye, ijambo ry'Imana niryo Mana ikomeye. Nta muntu wabonye Imana, nta muntu wumvise Imana, nta n'uwayikozeho atari muri ryo. Nta handi Imana ituye, nta handi Imana ikorera, nta handi Imana ibonerwa atari muri ryo. Ijambo ry'Imana niryo mucyo nyakuri, ijambo ry'Imana niryo mucyo nyakuri, ijambo ry'Imana niryo mucyo nyakuri, ijambo ry'Imana niryo mucyo nyakuri. Niryo mucyo nyakuri waje hano ku isi ngo umurikire umuntu wese. Jambo yabaye umuntu maze abana natwe, yuzuye ubuntu bwinshi n'ukuri kose. Ijambo ry'Imana niryo Yesu Kristo, ijambo ry'Imana niryo Yesu Kristo, ijambo ry'Imana niryo Yesu Kristo, ijambo ry'Imana niryo Yesu Kristo. Niryo Yesu yatubwiye ko ari ryo mwuka kandi niryo bugingo buhoraho, niryo ryeza bizera iyo barikomeje, iyo baryizeye uko ryanditswe. Ijambo ry'Imana riraryoshye cyane, ijambo ry'Imana riraryoshye cyane, ijambo ry'Imana riraryoshye cyane, ijambo ry'Imana riraryoshye cyane. Kuryumva ni byiza, kuryizera ni byiza, kurikorera ni byiza, byiza cyane. Kuribwiriza ni byiza, kuriririmba ni byiza, kurisingiza ni byiza, byiza cyane. Ijambo ry'Imana ririsobanura, ijambo ry'Imana ririsobanura, ijambo ry'Imana ririsobanura, ijambo ry'Imana ririsobanura. Ridasobanuwe n'umwuka, ridahumetswe n'umwuka, ntabwo aba ari ijambo habe na gato. Rihinduka inyuguti mu kanwa ka Satani, rihinduka urupfu iyo aribwirije. Ijambo ry'Imana riza
rizahoraho iteka ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka kandi niryo butumwa bwiza twabwirijwe Petero na Pawulo Yohani na Yakobo abo bahamya b'ukuri niryo babwirije mbere na mbere hariho ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana niryo Mana ikomeye ijambo ry'Imana niryo Mana ikomeye ijambo ry'Imana ni Yesu Kristo ijambo ry'Imana riraryoshye cyane ijambo ry'Imana ririsobanura ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ijambo ry'Imana ni Yesu Kristo